Satani arashaka ko bakwita ubutariwe, arashaka ko tukwita umurokore kandi utariwe, akoma amashege gukora ibirori. Rero Imana data ihaza ibyo ibintu biteye mu iminsi. Abantu bari gukundana by'imibare. Imana irambiye ibyo bintu mu nzu y'Imana, irambiye ko tubiteraniraho, tukabyicariraho, tukabiryamiraho, tukabigenderaho, tukabyicariraho. Imana irabirambiwe. Bose ubwo nawe igukunze urw'imibare waramuka nayo ikubita umubare uburyo ukureba abona usa n'Imana, ariko nawe ubizi ufite 100% yuko buryo udasa n'Imana by'ukuri. Ukureba wakabona rwose uri ingeso nziza, akabona ibintu byose nta kibazo, ariko indani mu mutima wawe uziranye n'Imana kudasa n'Imana by'ukuri. Tumwa nkuzaniye n'ubu butumwa bukubwira ngo burya ukunda Imana ni umuntu ufite amategeko y'Imana mu mutima. Uko rimwe guteranyaho rimwe ari kabiri, ni nako ijambo ari iry'ukuri ufite amategeko y'Imana kandi akagira kuyitondera. Uwo niwe ukunda Imana. Noneho nayo iravuga ukuri yeruye. Uyu yikunda ukunda data, ngo nawe ngo azabwira data wa twese utuyahera. Imana data ngo imukunde, ngo kandi Yesu nawe ngo azaza ngo ahantu ari agire gute amwiyereke. Uwo ni ufite amategeko yarangiza akayitondera. Umukora ahamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Haleluya. Munyemerere mfate umuntu utumwe, ndizera ko ntari burenze aya magambo agize iyi ndirimbo nyasome. Umuririmbyi 188 mu ndirimbo zo gushimisha Imana aravuga ngo ndashaka gusa nawe Yesu umucunguzi, nta wigeze kukumva uvuga urakaye. Ndashaka gusa nawe wasengaga kenshi wihereranye na so kuri wa musozi. Igitero cya kabiri, ndashaka gusa nawe nubwo bakwangaga ntiwituraga inabi wagiriwe yose. Ndashaka gusa nawe wafashaga abantu, urukundo rwawe uzaba nkundisha. Igitero cya gatatu, ndashaka gusa nawe uhamagaraga abana bato bose maze ukabigisha. Nyamara sinsa nawe bose barabizi. Uyu muririmbyi asoza iyi ndirimbo asenga avuga ngo mukiza mwiza umfashe se nawe by'ukuri. Haleluya. Murumva atarafite icyifuzo cyiza. Imana ibaho umugisha. Nejejwe n'Imana impaye uyu mwanya wo kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Nitwa Ntakirutimana Noella, kuko tutaziranye twagize abashyitsi baturutse hirya no hino. Amazina yanjye ni Ntakirutimana Noella, ndi umugore mfite umutware n'abana. Yesu yakoze igitangaza mu bahungu n'abakobwa, mumfashe tumuhe icyubahiro. Rero nshimiye Imana, yagize neza, hari igitangaza gikomeye njya numva ntabura gutangira nshima Imana. Nashima Imana ko yampaye agakiza. Haleluya. Wowe ujya wumva wenda ari ibintu bisanzwe, ariko ngiye nsubije amaso inyuma mbona Yesu yarakoze igitangaza kumpa agakiza. Ahari nawe ugize umwanya wo kuzajya ubitekereza, wajya usanga mu bitangaza bikomeye Imana yakoze ari uko, haleluya, ari uko yakwimenyesheje. Yesu ukamwakira nk'umwami n'umukiza we, akakubera umuyobozi w'urugendo. Ugendanye nawe ntabwo yigeze ayoba, nta nubwo azigera ayoba, ntazanananirwa. Shimye Yesu wampaye agakiza. Ndamushimira kuva yampa agakiza arandyohera. Hari ibintu turya tukumva biraryoshye, ejo twabisubira kuko tubiriye kenshi tukumva ntabwo bikiryoshye. Ariko uyu mugabo witwa Yesu ahora ibintu bye bihora biryoshye. Nagize umugisha nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye mfite imyaka 16. Nigaga mu mwaka wa 2 segonderi, hashize imyaka itari mikeya
kuva k'uwo munsi namwakira kugeza ubu ibintu bye numva bidasaza muri ngewe, ahubwo bigenda birushaho kuryoha. Tumuhe icyubahiro Yesu. Nagize umugisha ukomeye. Hari abantu benshi bahagarara bakavuga ahantu Yesu yabakuye, bavuga nari mu byaha ibi n'ibi. Nagize umugisha rero udasanzwe, ansanga nari ntarajya mu nzira yo kwivundaguza mu byaha. Icyakora hari gato cyane, iyo atinda yari gusanga namaze gusayagurika, kuko nari ku mwamba wo kugira ngo ninjire mu nzira yo gutangira gukora ibyaha. Iyo kabaho rero umugwaneza, umurengezi, umutabazi, yaritegereje asanga nimbikandagizamo ikirenge ntazabivamo, abona ko ari rwo rupfu, aza bwangu hakiri ku manywa, amazi atari yarenga inkombe rwose, akiri gutembera aho ngaho aramfata. Kandi kuva umunsi yamfashe kugeza ubu ngubu amaboko yaracyangundiriye. Mumfashe mu icyubahiro. Amen. Rero munyemere twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Imana yampaye turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 14. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 14. Dusome duhereye ku murongo waho wa mbere, twumve icyo Imana ivugana natwe. Haranditse ngo Yesu abasezeranya kohereza umwuka wera. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. Dutaruke tujye ku murongo wa 21. Haranditse ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Kasubiremo, ni ijambo rigufi washaka wanarifata mu mutwe. Mu ibi bice 14 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana umurongo wa 21, haranditse ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe ugira gute? Kandi unkunda azakundwa nande, nanjye nzamukunda mwiyereke. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nageze hano mu iteraniro numva hari amagambo amfasha, nayo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 5. Ni ahantu dusanga inkuru y'umugabo y'umurwayi ngo wari umaze igihe arwaye ngo imyaka 38. Aya magambo yaranimo amfasha cyane, numva rwose umwanya nabona ariwo naterura tukayaganiraho. Ariko mu minota mike nari sigaje kugira ngo bamuye umwanya, aya magambo yahindutse. Numva Data wa twese amaye iri jambo kugira ngo abe ari ryo wakira nk'urufunguzo mw'iri teraniro wajemo. Haleluya, haleluya. Avuga ngo ufite amategeko yanjye akayitondera, uwo niwe ugira gute? Niwe unkunda. Twese tuva mu rugo twavuze ngo tugiye imbere y'Imana, kandi tugiye he? Tugiye gusenga. Uva mu rugo niko wavuze, niko wagambiriye, tugiye imbere y'Imana kandi ngiye gusenga. Abenshi muri twebwe, reka ndeke kuvuga twese kuko burya hari n'abagenzwa n'ibindi, twari dufite abantu baza mu iteraniro bakaza baje gukora raporo gusa ibera akaza. Nge ntabwo nabyemeraga ko bibaho. Umuntu akaza agahaguruka mu rugo, intego imuzanye ari ugukora raporo y'ibiri kubera mu rusengero, ibyiza byahabereye n'ibibi byahabereye. Abo nabo burya baba bicaye mu iteraniro. Ariko reka dutekereze ko twebwe twese twaje gusenga, ariko kera hashize abo bari bariho, akaza aje kunegurana gusa, aje kureba abavuga butumwa babikoze nabi, aje kureba abaririmbyi baririmbye nabi, aje kureba abantu bambaye neza n'abambaye nabi. Iyo raporo akaba ari icyura. Ariko Imana izakurinde kuza mu nzu y'Imana uje gutata cyangwa uje gushaka amakuru, kuko burya igihe cy'abo bantu kirimo kirangira. Ndakicara mu nzu y'Imana ari gucatinga ku biri kubera mu nzu y'Imana, mbese aho kugira ngo yumve icyo Imana yamuhamagariye, wafite itumanaho rinda ari gukoresha. Ariko iyo miyoboro Data araje yicagagure,
kuko akeneye ko umuyoboro w'amakuru ye usakara hose. Uko byasa kose ni umugabo uzi kubera amaso ibintu bye, tumuhe icyubahiro. Rero mu ijambo rigufiya ubutumwa nkuzaniye ni ubutumwa bukubwira ngo burya ukunda Imana ni umuntu ufite amategeko y'Imana mu mutima. Data wa twese akeneye iyi ndirimbo twatangira ivuga ngo ndashaka gusa nawe. Ikigendere kw'iri jambo, uwo ari we wese wicaye mu iri teraniro, Imana ikeneye kubona ishusho yayo muri wowe, ikeneye kubona ishusho yayo muri nge, ikeneye kubona ishusho yayo muri wowe. Yakureba ntikubone nkawe nyine, y'ubwayo ikibona muri wowe. Abari kubyumva amen? Abari kubyumva amen? Abari kumva Imana amen? Imana yakuzanye ku bintu byinshi igambiriye gukorera mu iri teraniro, ariko ikeneye ko usa nayo by'ukuri. Ese kuki hariho by'ukuri? Hari uburyo ukureba abona usa n'Imana, ariko nawe ubizi ufite 100% yuko buryo udasa n'Imana by'ukuri. Ukureba wakabona rwose uri ingeso nziza, akabona ibintu byose nta kibazo, ariko indani mu mutima wawe uziranya n'Imana ko udasa n'Imana by'ukuri. Rero Imana yakuzanye kugira ngo ikumenyeshe ko ikeneye ko usa nayo by'ukuri. Icyatumye ikurinda mu rugendo rwatambutse rw'ubuzima wagenze, ukabona abandi bapfa ugasigara, mwari 10 mu muryango musigaye muri 3, burya si uko wabarushaga ubwenge cyangwa ubuhanga. Impamvu yagusigaje ni ukugira ngo ugire ishusho yayo, ikubone usa nayo by'ukuri. Jambo rirambwiye ngo ufite amategeko y'Imana akayitondera, ntabwo ari ukuyagira gusa ngo nyagira mu bitabo. Hari abantu tugujije ibitabo, hari abantu bafite ibitabo, bafashe ibitabo guhera muri gardienne ku myaka 3, noneho n'ibiri turabajyana, bafite ibitabo byuzuye amategeko. Ntabwo ari Imana, ntabwo ari gushaka ufite amategeko ariko akayitondera. Uwo niwe ufite ishusho y'uko akunda Imana. Uko rimwe guteranyaho rimwe ari 2, ni nako ijambo ari iry'ukuri. Ufite amategeko y'Imana kandi akagira kuyitondera, uwo niwe ukunda Imana. Noneho nayo iravuga ukuri yeruye. Uyu ukunda Data, ngo nawe ngo azabwira Data wa twese utuyahera, Imana Data ngo imukunde. Ngo kandi Yesu nawe ngo azaza ngo ahantu ari agire gute, amwiyereke. Uwo ni ufite amategeko yarangiza akayitondera. Muririmbyi aravuga ngo ndashaka gusa nawe by'ukuri. Mbese usanzwe ubizi neza kusa n'Imana? Umutima wawe nicyo kwemeza. Burya umutima ntabwo urya ruswa. Umuririmbyi yavuze ngo nta wigeze abona ngo avuga arakaye, ngo abantu baramwangaga ngo ariko ntiyituraga inabi. Rero igenzure mu minota mike cyane dufite, ese usa n'Imana? Ese koko ntabwo witura inabi wagiriwe? Ese koko nturakara? Sawa kwanga ubatwara ute? Ibintu 3 biranga ko usa n'Imana. Icyambere ni ukugira umutima wuzuye urukundo, kuko Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Niba urukundo rwaramaze gukama muri wowe, ufite undi musa ntabwo usa n'Imana. Abantu benshi mw'iyi minsi bagwije urukundo rw'uburyarya. Reka tubivuge ukuri. Urabwira mwese ngo ni amahoro, yareba hirya ukamuvumira ku gahera. Imana irambiye ibyo bintu mu nzu y'Imana. Irambiye ko tubiteraniraho, tukabyicariraho, tukabiryamiraho, tukabigenderaho, tukabyicariraho. Imana irabirambiwe. Dukwiye kugira umutima uri mu kuri. Dukwiye kugira umutima w'urukundo. Icyambere kiranga kusa na Yesu ni ukugira umutima utunga urukundo. Niba urukundo rwarakamye muri wowe,
ni umwanya wo kubwira Yesu ngo mwami zana urukundo muri ngewe, kandi ruba urukundo rufite imizi, atari rwa rundi rw'uko nza. Ibintu biteye mu iminsi abantu bari gukundana by'imibare. Imana data ihaza ibyo bintu, maze wowe waje mu nzu y'Imana urukundo rurimo imibare urwihorere, urwihorere, urwihorere. Nose ubwo nawe igukunze urw'imibare waramuka nayo ikubita umubare, nayo izana imibare ku buzima bwawe. Kura urukundo rw'imibare mu mutima wawe ngo urwicarireho. Oya, ikigaragaza kusa na Yesu ni ukugira urukundo wumva muri wowe ufite umutima w'urukundo. Icya kabiri ni uko utunga umutima w'imbabazi. Umutima w'imbabazi uracyawufite? Umutima w'imbabazi niba utaba muri wowe urabeshya Yesu. Kandi niba nkugiriyeho umugisha ikintu cyo kuzana ikinyoma ku Mana ngo ndayiririmbira ngo ndayisenga ntanga icya 10 n'amaturo, ibyo yarabihaze, ntabwo bikigezweho, ntabwo bikigezweho. Ahubwo witondera amategeko yayo, akaba uwo niwe uyitondera. Ufite umutima w'imbabazi, ubwire Yesu uyu munsi, ubwire Yesu uyu munsi ngo namaze kumenya ko burya ndasa nawe, kuko umutima w'imbabazi ntawe ngira. Urabizi wanze kubabarira, nubwo ututse ntumubabarira. N'uwo wagurije 500 wanze kumubabarira kandi ntuzi uko byagenze. N'uwo wakubeshe ngo yarakuvuze utanafite ukuri ko yakuvuze wanze kumubabarira. Ufite umutima w'imbabazi ni usa na Yesu. Icya mbere nakivuze, niba ufite umutima utari mu rukundo urabeshya Yesu, ntabwo musa. Niba ufite umutima udatunze imbabazi urabeshya Yesu, ntabwo musa. Icya gatatu ngiye gusorezaho kikugaragariza kusa na Yesu ni umwanya ufata wo kumuha, ni umwanya umara imbere ye, ni umwanya utindana nawe. Ntabwo ushobora gusa na Yesu udatindana nawe. Umuntu atindana n'ibintu bagasa nabyo, ibyo utindana nabyo nibyo usa nabyo. Uzagenzure nugenda mu gikundi cy'abanyamagambo iminsi 2, uzasanga naho wicaye ntawe muri kuvugana, uri kuvuga amagambo. Nugendana n'igikundi cy'ababesha iminsi 2, uzasanga no kuri telefone utinyuka ukavuga ngo ndi gahanga kandi uri karembure, kandi ntacyo byazaga kugutwara icyo uvuga kuri karembure. Mbese utuntu tw'utunyoma duto duto usanga tumaze kukwinjirira, kuko uwo mwatindanye niwe musa. Ikigaragaza Yesu, ikikugaragariza kusa na Yesu ni umwanya ufata utindana nawe. Ntabwo bivuga kurambika ibyo urimo kugira ngo bigaragaze ko watindanye na Yesu, ahubwo muri ya mirimo yawe ukora ya buri munsi ushobora kuba uri kumwe na Yesu. Haleluya, haleluya. Arabana twigeze kugendana bakunda kumbera icyitegererezo. Twigaga mu mwaka 5 segonderi, twitegereje ibyaha bikorerwa ku ishuri, ukabona abana barakora ibyaha pe. None twigira inama tuti dusenge musenyeshe iminsi 3 tureke ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, kugira ngo turebe ko iyo yibuze dushobora kubaho icyumweru tutadafite icyaha na kimwe twakwihana. Urumva ntabwo twari turambitse kwiga. Mwaka 5 cyari igihembwe cya nyuma twitegura kujya mu wa 6, kandi burya mu wa 6 haba hari ibintu byinshi, ariko turabigerageza. Tukaba turi mu isomo runaka, ariko turi kubwira Yesu turashaka ko tubaho ubuzima budafite icyaha. Mu gihe cya recreation cyo gukina burya biba ari itegeko ko niba abandi bari gukina nawe ugaragaza ko uri gukina. Tukabwira Yesu nubwo turi mu gikundi cy'abantu bagaragara ko bari gukina, ariko turifuza kubaho ubuzima budafite icyaha bwihana. Nubwo twagenzuraga ku mugoroba twihutiraga guhura kugira ngo turebe ko kuko nta cyaha dufite. Icyakoze twabuze umunsi n'umwe tuburana gatoya twihana, ariko yibuze twari twabigerageje. Nawe rero gutindana na Yesu ntabwo bivuga kurambika akazi kawe. Oya, ntabwo bivuga ko ureka inshingano z'urugo rwawe, ntabwo bivuga kuri eka inshingano z'ibyo wakoraga, ahubwo umwanya ufata uri mu mutima indani
data wa twese akabona ko utindanye nawe mu byo uvuga, mu byo ukora, mu buzima bw'urugo rwawe, mu buzima bw'akazi kawe, mu buzima bw'umuryango urimo, data akabona umwanya munini uba wawumuhaye. Ni byinshi nawe kubw'ijambo ry'Imana ushobora kwisakira ibindi, ariko nyina hawe ibintu bitatu. Ugenzure ko umutima wawe ukigwije urukundo, ugenzure ko umutima wawe ukigwije imbabazi, ugenzure ko ibihe byawe binini uba uri kumwe n'Imana cyangwa ahandi hantu buri. Amasaha 24 agize umunsi, ni amasaha ngahe uba wumva umutima wawe n'ubwenge bwawe biri kunigute n'Imana, biri kumwe n'Imana. Nusanga igihe ari kigufiya, ndakwinginga mu izina rya Yesu kugira ngo uze gushaka uburyo icyo gihe ucyongera. Muri make, ufite amategeko y'Imana kandi akayitondera, uwo niwe ukunda Imana. Kuba uririmba ntabwo ari byo byereka Imana kwikunda, kuba mpagaze mbabwiriza ntabwo ari byo bereka Imana ko nyikunda, kuba waje ukicara ku iyo ntebe ntabwo ari byo byereka Imana kwikunda, ahubwo amategeko yayo nuyagira ukayitondera, Imana izabana nawe. Murakoze, ndumva twasenga. Mwanyemerera mugahagarara tugafatikanya gusenga Imana. Ufite ibintu bitandukanye wabwira Imana mwaka kanya, ushingiye ku rugendo ugenda. Ese koko amategeko y'Imana urayafite? Ese niba uyafite urayitondera? Ikorere isuzuma bumenyi cyangwa ikorere isuzuma urebe ese koko ukunda Imana. Mu bigenzereze yawe niki kikwereka? Ufite ibihamya by'uko ukunda Imana, umutima wawe. Ibihamya ntabwo ari byo twebwe tureba ngo duhite ko tubibona, ahubwo ibihamya umutima wawe uguha. Ese ukunda Imana? Ese ukunda Imana? Hari ijambo ry'Imana nkunda riri mu Gutegeka kwa 2:28 vuga ngo nugira umwete. Reka mpabasomere ntaza kubabwira ibitari byo, kandi Bibiliya nyifite, tuyisozerezeho noneho dusengeremo. Ego nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Muvuge ngo amen. Nugira umwete. Kugira umwete wo kwitondera ya mategeko yose y'Uwiteka Imana yawe, imigisha y'uburyo bwose Imana itanga izakuzaho. Amen. Kuko niba Imana haleluya, ukundwa n'Imana nayo ikagukunda, izaza aho uri ikwiyereke. Nyuma yo kwiyereka imigisha y'uburyo bwose, nta mupaka w'umugisha, ahubwo ni imigisha y'uburyo bwose. Ndahabakumbuje iki gice mu gisome, uze gufata umwanya ukisomere. Imigisha y'uburyo bwose izakuzaho, nta n'umwe. Bibazaga impamvu umugisha utakuzaho? Igisubizo gihawe k'uyu munsi. Gira umwete wo kwitondera amateka n'amategeko y'Imana, ubundi aya mategeko uyatunge, kuko icyo ni ikimenyetso simusiga cy'uko ukunda Imana. Mbundi Satani agira amayeri. Reka mvuge rimwe gusa tubasengere. Irya mbere, ashaka ko witwa uwo utari we gusa. Ashaka ko bakwita umukristo, ashaka ko bakakwita ngeso nziza, ashaka ko bakwita mico myiza, ashaka ko bakwita masengesho, Satani akavuga ati ndamuhamije, azagendera icyo yitwa icyo atari cyo. Satani arashaka ko bakwita ubutari we, arashaka ko tukwita umurokore kandi utari we, akoma amashyi agiye gukora ibirori rero. Ariko ijambo ry'Imana riradukebuye bene data. Amen. Muraryemera? Hari umuntu wimenyeho icyaha?
hari umuntu wimenyeho icyaha akaba yumva mu mutima we harimo ikintu cyamunaniye kureka, naze tumusengere, naze tumusengere. Aho uhagaze se urumva, ariko muzi ko hari igihe Satani ajya atubwira ngo mwihagarareho. Imana iguha umugisha nshuti yanjye, Imana iguha umugisha rwose, Imana iguha umugisha. Indukirire biteraniro, Imana iguha umugisha. Hari umuntu wimenyeho ikintu cyamunaniye mu mutima we mu bugingo bwe akaba yumva atomatanye n'Imana rwose. Ubu tubanze tujye muri detayi, kandi waje gusenga ukeneye Imana, nawe Imana iguha umugisha. None se ibyo uvuga, ibyo ukora, ibyo ugenderamo, urumva uri mu rugendo rujya mu ijuru neza? Tugiye gusenga, ntimukajye muhangana n'abantu, mujye mubareka umwuka wera. Umwuka wera afite imbaraga, afite ubushobozi, kandi biravuga ngo abavuga ngo mwami mwami si bo bazagera mu ijuru, ngo ahubwo abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Ijambo ryawe riduha andi maso ashobora kwitegereza akareba, ijambo ryawe ridukora ku matwi azibuke, ijambo ryawe rigobotora ururimi rugobodoke, ijambo ryawe rihindura ibyari byaranze guhinduka. Umuntu w'imbere agira imbaraga, agira ubuzima, kandi agira ubuzima bwuzuye. Yes, hari ibizinga Satani yaduteye, turasenze kugira ngo amaraso Kristo yameneye ku musaraba aduhindure ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Tugukomeye amashyi menshi tugushimira, tubisabye Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.